iyo amaze kuvuga ayo magambo aba ari mu mwanya w'abami cyangwa se abanyabwenge, ibyo bafite byose babyerekeza ku kirugu bakabihasiga. Hagakurikiraho umwana uhagarariye abandi mu mwanya w'abashumba. Nyagasani ni wowe mushumba wenyine akiri inkoni zacu. Hakurikiraho umwana umwe mu batwaye inyenyeri. Nyagasani ni wowe rumuri rwacu akira inyenyeri zacu. Urakoze Nyagasani kuba waraduhaye ikimenyetso cy'inyenyeri yawe hamwe n'abana b'isi yose. Turashaka kubahamya abahamya b'urumuri n'amahoro byawe. Turabigusabye kuba waraje kwiga. Nyagasani bakurikiye inyenyeri yabo mu nzira, bahuye n'abantu benshi baduhaye impano zikuzaniye. Batwakiranye ibyishimo, none rero uyu munsi turabibashimiye. Ibyo mwagiriye umwe muri abo baciye bugufi njye mwabaga mubigiriye. Niyo mpamvu izi mpano twaronse zigeneye iyogezabutumwa ry'abana. Nyagasani tugushimiye ko wemeye gusa natwe ukemera kuba umwana natwe kandi ukawutoza kuba intumwa z'inkuru nziza wazaniye abantu bose. Tugushimiye ko waduhaye umwanya wo kujya kwamamaza munsi yo kuvuka kwawe. Tugushimiye ko twishimiye abantu bose twahuye, aho twahuye twabashimiye neza by'umwihariko
wagute komisiyo y'igitambo cyacu